Turabasuhuje cyane abadukurikiye hano turi ku Murindi ahari kubera imurikabikorwa ry'ubuhinzi n'ubworozi ku nshuro ya 17. Turi SAIC, turi kumwe kandi n'ishami rya SAIC ATV, turi hano kugira ngo tubaganirize ku biganiro bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi bubyara inyungu. Hano ndi kumwe na Alice Gendi Elias Hakizimana. Alice, wakomeza usobanura abadukurikiye wenda SAIC ni iki ndetse n'icyo tugamije kugeza ku banyarwanda? Urakoze cyane Elias. SAIC mu magambo arambuye ni Stewardship Agribusiness Incubation Center, mu kinyarwanda bikaba bivuga ni ikigo gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi bugamije amasuku. Alice, ndagushimiye cyane kuba usobanuriye abanyarwanda icyo SAIC aricyo. Natwe turi hano nka ATV. ATV ni televiziyo igamije kugeza ku banyarwanda ibiganiro bigendanye n'ubuhinzi n'ubworozi ariko bufite aho buhuriye n'amasoko bubyara inyungu bagakirigita ifaranga. Uyu munsi turi ku munsi wa mbere w'ino murikabikorwa twatangiye ku nshuro ya 17. Ni murikabikorwa riza kumara iminsi 10. Turi kumwe namwe hano umunsi ku munsi kugeza no murikabikorwa rirangiye, tubagezaho amakuru ajyanye n'ubuhinzi n'ubworozi ndetse munihahira ubumenyi bubumbatiwe muri no murikabikorwa. Alice, turi hano je nawe nka bamwe mu banyamahirwe bitabiriye rino murikabikorwa ry'ubuhinzi n'ubworozi ku nshuro yaryo ya 17. Hari twinshi twaberemo ariko uyu munsi tugira ngo twibutse abanyarwanda ko hari umunsi wo kurifungura ku mugaragaro. Twagira ngo Alice, nagira ngo ubwire abadukurikiye bimwe mu byaranze uyu munsi mu kufungura ku mugaragaro. Yego, urakoze cyane Elias. Nk'uko bigarutseho ni imurikabikorwa ryabereye hano ku Murindi, rikaba ryitabiriwe n'abantu b'ingeri zose, ariko umushyitsi mukuru wari uhari yari Eric Rwigamba, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi. Mu byo yagarutseho rero yavuze ko leta igiye kongera imbaraga mu ikoranabuhanga mu buhinzi n'ubworozi, bityo abahinzi n'aborozi bagashobora kwiteza imbere n'umusaruro ukiyongera. Nibyo, umunyamabanga wa leta kandi yagarutse ko mu gihe rino koranabuhanga rizaba rishyizwemo ingufu mu buhinzi n'ubworozi, abanyarwanda bazabasha kwihaza mu biribwa bagahaza n'amasoko y'imbere mu gihugu ndetse n'ayo hanze. Leta y'u Rwanda rero yiyemeje ko izakomeza muri politiki yayo ya gatanu yo kuvugurura ubuhinzi n'ubworozi navugaga, yiyemeje ko izakomeza kuguma hafi abahinzi n'aborozi, yibanda ku ikoranabuhanga n'izindi mbaraga cyangwa ibisubizo bishobora guhindura uburyo ubuhinzi n'ubworozi bikorwa mu Rwanda. Iyo ni inshingano n'igihugu twihaye, kizakomeza. Ngibyo rero ibyo minisita yagarutseho kuri uyu munsi bijyanye no gufungura ku mugaragaro iri murikabikorwa. Ese Elias, uwakoza twiteze iki nk'uko minisita amaze kubivuga ikoranabuhanga mu buhinzi? Ese twakitega ko bino bya GMO twabyitegaho iki, biba bimeze bite? Urakoze cyane Alice. Minisitiri umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi yagarutse cyane ku ikoranabuhanga ndetse anashishikariza abahinzi n'aborozi kurishoramo imbaraga nyinshi. Ariko nk'uko bigarutseho GMO cyangwa se genetically modified organisms, twabwira abanyarwanda ko ni ibihingwa bihinduriwe uturemangingo, aho abanyarwanda bashobora guhinga bakoresheje irindi koranabuhanga mu kuba bashaka kongera umusaruro mu buryo bahinga. Byaragaragaye cyane GMO mu guhindura uturemangingo, ibirayi, imyumbati. Mu minsi iri imbere nta gushidikanya ikoranabuhanga riramutse rishyizwemo imbaraga mu buhinzi n'ubworozi bwacu, nta gushidikanya ko ryatugeza ku musaruro n'iterambere rirambye. Twagira ngo tunabibutse ko muri no murikabikorwa ryo ku nshuro 17 twahuye n'impuguke n'icyamamare Kajeje. Eric Kajeje bamuzi cyane mu kwamamaza ubuhinzi cyane. Eric Kajeje rero twaganiye nawe atubwira icyo rino murikabikorwa rimariye abahinzi n'aborozi muri rusange. Imurikabikorwa ry'ubuhinzi n'ubworozi rifitiye akamaro kanini cyane abahinzi ndetse n'aborozi, uretse n'aborozi cyangwa abahinzi n'abaturarwanda muri rusange. Icyambere ni ukumenya kwigiranaho. Urebye iri murikabikorwa harimo abahinzi batandukanye kuva mu ngeri z'igihugu cyose, mu bice by'igihugu cyose, amajyepfo, amajyaruguru, ubwo ni buri turere harimo abagiye baturutse. Rero bifasha abahinzi kugira ngo umwe yigire ku wundi. Harimo abafite ibiryo by'amatungo barafasha aborozi b'amatungo, harimo abongerera agaciro ibikomoka ku matungo,
harimo abahinzi, harimo aborozi, harimo uburyo bwo imashini zuhira, hari uburyo bwinshi bwo kwishakamo ibisubizo bifasha abahinzi cyane cyane kubuhira, uburyo bwo gufata neza umusaruro. Umuhinzi wasanga afite ibyo bibazo agashobora kubona ibyo bisubizo ku buryo bworoshye. Elia, yes umunsi uciye ikigo nibyo wasoreza ahangaha se hari icyo byaba bitwaye, ibindi tukazabikomerezaho ejo? ntacyo bitwaye ngo akaryoshye ntabwo gahora mu itama, kandi hano koko ku Murindi hari udushya twinshi mu buhinzi n'ubworozi. Mwabyiboneye ababashije kugera hano, hari ibikorwa byinshi umuntu yareba ndetse ntabe yakwifuza ko bwakwira. Duhiniye hano rero, iyi yari ATV mwari mukurikiye. ATV ni televiziyo izajya ibagezaho ibiganiro by'ubuhinzi n'ubworozi umunsi ku munsi. Turi hano ku Murindi ku murikabikorwa ku nshuro 17, ni murikabikorwa riza kumara iminsi 10. Ababashije kugera hano ndetse n'abazakomeza kuza, tubafitiye na stand ya Sayike na ATV. Reka duhinire hano ngaha, tuzasubira ku munsi ukurikiyeho. Jewe nari Elias Hakizimana, ariko sindi njyenyine, nari kumwe na mugenzi wanje Alice Dusabimana.